mbese yaravuze ngo nakubaho, nta buzima wabaho cyangwa nta buzima nabamo, yarashatse kuvuga nta mibereho nabaho yazananya na Yesu Kristo. Naba umukene uciriritseho hasi, naba nafite icyo kwambara, nafite icyo kurya, naba nafite aho kuba bancumbikiye cyangwa nafite n'uncumbikira, nakubaho kwazananya na Yesu. Arongera aravuga ati Aleluya. Yesu ashimwe cyane bene data, bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'Imana, Uwiteka Imana Nyiringabo. Yesu ashimwe cyane. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. N'ubundi muri kuri Irera TV1 mu kiganiro Sobanukirwa. Imana ibaha umugisha cyane. Muri kumwe n'ubundi na Sibomana Anastase. Turakomeje n'ubundi mu kiganiro cyacu Sobanukirwa, kandi tugusobanukirwa kuri byinshi bigiye bitandukanye, kubyigisha umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, kubimubwiriza icyo yagakoze nk'umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, no kumuhugura nk'umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi Imana ijya ibaha umugisha cyane. Turabishimiye kandi tukunda kubibona yuko mudukunda, mu bimenyetso mutwereka, kandi n'abatarabitwereka amarangamutima nakabaherane, mujye mubitumenyesha, munabitubwire, nta kibazo. Kandi Imana izajya ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi n'abadufasha mu buryo bugiye butandukanye. Imana ijya ibaha umugisha mwinshi cyane kubw'amasengesho yanyu, impuguro zanyu, inama zanyu mutugezaho. Imana ijya ibaha umugisha, kandi Uwiteka Imana arabibakundira kandi arabibashimira. Imana ijya ibaha imigisha. Rero murakoze cyane bene data bakunzi ba Irera TV1, ni channel yo kuri YouTube. Iyo ugiye kuri channel ya YouTube n'ubundi ugandikamo Irera TV1, uhita usangamo iyo Irera TV1, ugakurikirana ibyo tunyuzaho byose bigiye bitandukanye kandi bikenewe by'ingenzi mu buzima turimo, kandi n'ubutegura ubuzima buzaza. Imana ijya ibaha umugisha. Kadusenga Imana, twinjire mu kiganiro nyirizina cya Sobanukirwa. Data wa twese uri mu ijuru, turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Data, turi imbere y'ubwiza bwawe. Uri Imana idukunda, uri Imana itwita uko bwije n'uko bukeye, buri gihe uhora utwibutsa icyo dukwiriye gukora. Data wa twese, kandi twahamagariwe muri iyi si, buri gihe ukatubwiriza icyo dukora kandi ukanaduhugura icyo twakagombye gukora n'ibyo twakagombye kureka ukabitumenyesha. Uhabwe icyubahiro. Data, tugushimiye kubw'uyu muyoboro waduhaye ariwo Irera TV1, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ukatunyurizaho byinshi cyane bigiye bitandukanye, kugira ngo tubashe gusobanukirwa byimbitse, kandi kugira ngo tudasigara inyuma, kugira ngo tutagira ibituraza mu nzira, kugira ngo hatagira ibidukereza mu nzira. Turabigushimiye Uwiteka Mana yacu. Data, ngo bana natwe muri kino kiganiro Sobanukirwa, ubane natwe kuri uyu munsi, kandi n'abakurikiye, kandi nabo ubaha umugisha, ubambike n'imbaraga. Data, icyo wageneye kudusobanurira n'icyo wageneye gusobanurira abandi, Uwiteka Imana Nyiringabo kibe ku mitima yabo, kandi Uwiteka Imana ushaka ko tugera bariho tugera. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aleluya bene data, nongeye kubashimira cyane ko tukiri kumwe, kandi mukomeje kudukurikirana, kandi tugenda tubibona mu bimenyetso byinshi bigiye bitandukanye mutugaragariza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi mu kiganiro Sobanukirwa turarebera hamwe mu gitabo cy'indirimbo, turarebera hamwe indirimbo y'115. Tugiye gusobanukirwa ku by'indirimbo byimbitse, kandi ube maso kandi uyikurikirane. Hari ibyo ukeneye kuyimenyaho, hari ibyo ukeneye kuyisobanukirwaho. Imana ibaha umugisha. Ni mu gitabo n'ubundi cy'indirimbo, ni indirimbo y'115 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana cyangwa zo gushimisha Imana. Imana ibaha umugisha. Reka turebere hamwe uyu muririmbyi. Uyu muririmbyi aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yankunze namuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zaneye kuba imbata ye rwose, njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Aleluya bene data, Imana yacu ishimwe cyane. Umuririmbyi aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Aleluya. Iyo wabonye mbese
hari uburyo abantu tubona mu buryo bugiye butandukanye. Hari ukubona ukaba wabona ikibi cyangwa ukaba wabona icyiza, ariko uyu muririmbyi we yabonye umukunzi mwiza. Imana yacu ishimwe cyane. Yasobanukiwe yuko abonye umukunzi, yarabonye ahita asobanukirwa yuko abonye umukunzi. Noneho ngo uyu mukunzi aravuga ngo yankunze namuzi. Imana yacu ishimwe cyane. Umukunzi ugukunda atabanje kubikumenyesha, atabanje kugutangariza yuko agukunda cyangwa ibyo arimo kugukorera ngo akumenyeshe ngo wabibonye yuko ari ngewe urimo kubigukorera. Imana yacu turengere mu gihe nk'iki ngiki. Uyu muririmbyi we yarabyeruye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yankunze namuzi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aravuga ati naramubonye, nabonye umukunzi. Ni ukuvuga ngo ni ikintu gitangaje cyane cyari kimugezeho, ni ikintu gitangaza cyari gikoreye kuri we, kuko yari ahishuriwe yuko amenye by'ukuri umukunzi umukunda, umukunzi mwiza. Byumvikane yuko anakimara kuvuga ngo nabonye umukunzi mwiza, hari abo yari yarabonye bandi ariko bakaba bataramubereye beza. Aleluya. Bakaba bataramubereye beza. Abo bakunzi hari ibyo yababonyeho bigaragaza yuko atari abakunzi beza, ariko nyirizina noneho aza guhindukira avuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Imana yacu ishimwe cyane. Hari umukunzi mwiza ukeneye mu buzima urimo, mu buzima ubayemo ukeneye umukunzi mwiza. Nk'uko uyu muririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza. Natwe dukeneye abakunzi bataturyarya, dukeneye abakunzi batatubeshya, dukeneye abakunzi batagendera ku byo baba batubonaho, dukeneye abakunzi batarebera ku byo dutunze, ahubwo akaza ari umukunzi n'ubundi agukunda ntacyo yitayeho, akagukunda noneho wowe ntanakumenyeshe yuko agukunda. Nta n'ikimenyetso yari yakwereka cyangwa urahishurirwa yuko agukunda. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umukunzi nk'uyu nguyu niwe dukeneye. Umukunzi atari uwo kukuryarya, atari uwo gukora ikintu kugira ngo umurebe cyangwa n'abandi bamenye yuko yakugiriye neza. Muri iyi minsi bene data cyangwa no mu gihe cyatambutse, hari abatubanjirije na basogokuruza aribyo babonye twebwe tutabonye, ariko mu gihe turimo nk'iki ngiki hari abantu baza bakwiyoberanyaho cyangwa akakwereka yuko agukunda ariko hari ikintu yagushakagaho. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza, yankunze namuzi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ishyirwe hejuru cyane. Utekereze ku bakunzi ufite. Ukeneye umukunzi nyawe ugukunda kandi umukunzi mwiza. Hari abakunzi batari beza, hari abakunzi babi, hari abakuryarya, hari ibyo bafite barebera akavuga ati nimba muhaye iki ngiki akabikumenyesha yuko akiguhaye. Mu gihe mu kubikumenyesha nawe abagira ngo nawe uzamwiture. Nimba umuntu agiye kuguha inka arabivugira muri rusange abitangaza, wenda ashobora no gufata mikoro akabitangaza kugira ngo bamukomere mu mashyi kandi nawe byerekane yuko nawe wabisobanukiwe yuko guhaye inka. Byumvikane yuko nawe urahita uvuga uti ngomba kujya gukura ubwatsi, kandi ushobora gukura ubwatsi noneho ugakura ubwatsi bufite agaciro burenze bwa ya nka yaguhaye yakwemereye. Ariko umukunzi uyu muririmbyi yabonye ntabwo yari umukunzi wiyamamaza, ntabwo yakundaga kubwo kugira ngo abitangarize abantu yuko abyamamaje yuko agukunda, yuko akunda uyu mukunzi. Imana yacu iturengere. Dukeneye abakunzi bataturyarya mu gihe nk'iki ngiki. Dukeneye abakunzi b'ukuri. Aravuga ati nabonye umukunzi mwiza. Uyu muririmbyi yararimo aratira abantu bari kumwe, abaratira yuko yabonye umukunzi nyamukunzi, yabonye umukunzi umukunda. Uyu mukunzi yamukunze atamuzi, ataranamumenya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ahubwo tekereza wenda nko ku buzima bwawe, hakaba wenda inzu waba urimo, hakaba hari umuntu wayiguhaye, ariko ntusobanukirwe nyirizina umuntu wakoherereje cyangwa wakoherereje ibyangombwa by'ubutaka cyangwa by'iyo nzu kugira ngo uyegukane. Nabe yakakwimenyesha cyangwa ngo agutangarize yuko ari we wabikoze, kuko we icyo akoze arakiza, aragisobanukiwe. Ntabwo atewe ishyaka no kuba yamenyesha abantu yuko akoze igikorwa kirenze. Imana yacu turengere. Uyu mukunzi ugukunda ugasanga akumenyera icyo kurya mu gitondo, akumenyera icyo kurya saa sita na nimugoroba,
n'ibindi ukeneye byose akabikumenyera, umutekano wawe akawucungira hafi. Ariko nyirizina wowe ntabwo urimo gusobanukirwa ubigukorera. Uwo mukunzi ni uw'ukuri kandi ni uw'ingenzi, uwo niwe ukenewe. Wa mukunzi ugukunda aho mutari kumwe, wa mukunzi ugukunda aho atari kumwe n'abantu bakuzi ngo abatangarize ngo runaka ndamukunda, cyangwa ibimenyetso ngo akora avuge ngo runaka niwe mbikoreye. Uyu mukunzi niwe ukenewe ku buzima. Ari we uyu muririmbyi yaratiraga abantu ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yankunze namuzi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nawe bene data, mu gihe turi kumwe, muri mu gihe nk'iki ngiki mu buzima turimo, ukwiye gukunda abantu, ukwiye gukunda umuntu, utagombye kuvuga ngo mbimumenyeshe, mbimutangarize cyangwa ngo mbyamamaze yuko mukunda, yuko mbese umeze nk'umuntu ushaka iki ishimwe mu bantu. Ako kantu byumvikane yuko utagiye kumukunda kugira ngo umushake mwishimwe rimuturukaho, utagiye kumukunda kugira ngo ubone ishimwe rituruka ku bavandimwe be, cyangwa ngo ubone ishimwe rituruka ku muryango we, cyangwa ubone ishimwe riturutse ku bantu kubera ko wamukunze. Mukunde ku by'urukundo ruri muri wowe wamukunze, ahubwo utagiye gushakisha ishimwe rivuye mu bantu. Imana yacu ishimwe cyane. Aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yankunze namuzi. Haleluya. Uyu muririmbyi ajya nkomeza cyane kandi ajya mfasha cyane. Uyu muririmbyi w'115 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yankunze namuzi, ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane bene data. Nukuvuga ngo wa mukunzi ibyo yagiye agukorera, ugasanga niwe gupangiraga ibyo kurya igihe cyose ubikeneye, niwe gupangiraga aho kuba mu gihe cyose utahafite, niwe wakumenyeraga ubuzima bwose, akakumenyera mu gihe warwaye, akamenya buryo cyuravuzwa, akamenya buryo icyo ukeneye cyose ari bukikugezeho. Uyu mukunzi ibyo byose agenda gukorera ni ibikorwa by'urukundo, mbese ni imbuto z'urukundo, ni ibimenyetso bikorwa cyangwa bizamuka mu muntu akabikorera uwo akunda. Ibi rero mu gihe yabigukoreye ukamenyera kubihishurirwa yuko agukunda, ukamuhishurirwa yuko agukunda. Ibi ngibi nibyo noneho bigutera, nibyo ngo yamfatishije umugozi. Urwo rukundo n'ibyo yagukoreye byose n'ibimenyetso yagukoreye, kubwo kubihishurirwa no kubimenya, bihita biguhindukira umugozi. Noneho akavuga ngo izo ngoyi ze zaneye kuba imbata ye rwose. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Uwo nguwo kumenyera ibyo nawe utakwimenyera, uwo mukunzi nta wundi ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo wa wundi ukumenyera buri kimwe cyose, akakumenyera n'ibyo nawe utakwitekerezaho, mbese akabikurebera, akabigukorera mu buzima bwawe, mu kubaho kwawe kose akabikumenyera. Mbese uko wavuye mu rugo, uko uri buze kugenda mu kazi, uko uri buze kugaruka, icyo uri buze gutega, mbese uko uri bugende mu muhanda, byose akabikumenyera. Uwo mukunzi Yesu Kristo ibyo byose agenda gukorera, nawe iyo bikugeze ku mutima, nawe iyo ubyibutse cyangwa iyo ubitekereje, icyo gihe bikubera mbese nk'imigozi ye igufashe, nk'imigozi ye igufashe, kuko nawe uhita umwiyumvamo kandi ugashyikira urukundo rwe rukaza rukaba muri wowe. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo yamfatishije imigozi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abanyarwanda ngo urwo rukundo, ngo yamfatishije imigozi ari rwo urwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zaneye kuba imbata ye rwose. Noneho izo ngoyi, ibyo byose agukundisha, ibyo byose yagukoreye, kukurengera, kugukiza urupfu rubi, kugukiza ibyaha bigiye kukwangiza, kukurokora aho wari ugiye kurimbukira. Ibyo byose, izo ni ingoyi zose agenda agufatisha, izo ngoyi zose. None izo ngizo iyo uzitekereje, iyo uzikuruye aho Imana yagukuye, aho yagukijije wari uri kwa muganga, aho yagukijije impanuka kandi ubona n'abandi yari bahitanye, aho Uwiteka Imana kurengera ukabona urariye kandi wari uzi ko utari burye, ukabona inzu yigumyemo kandi wari wahawe piriyave, ukabona ubonye inzu kandi wari ugiye gutererwa cyamunara hirya no hino. Mbese ibyo ngo yize zose iyo ubitekereje, iyo ubikuruye, uburyo ki yaguhaye
ibyo kurya, ikaguha akazi, ikakumenyera buri kimwe cyose. Ibyo ngibyo ni byo bigutera kumva ubaye imbata ye, ukumva noneho ibyawe byose, ibyo ufite byose nawe ubwawe ugasanga noneho byose ubifite ku bw'uwo mukunzi. Uwo mukunzi nta wundi ni Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko ibyo adukorera ntibirahebuje. Ibyo ngibyo adukorera by'impande n'impande byinshi bigiye bitandukanye, aho tugenda mu bo tuba turi kumwe, ibyo byose ni ibikorwa biri hejuru cyane bituma tuba imbata ye rwose, tukumva niwe twakorera, tukumva niwe twagendana nawe, tukumva niwe waba nimero ya mbere ku buzima bwacu. Mu byo twakora byose, ibyo twavuga byose, tukumva niwe nimero ya mbere ku buzima bwacu. Rero Yesu Kristo niwe dukeneye kandi niwe dukwiye kugira inshuti by'ukuri, kandi niwe mukunzi mwiza ukenewe mu gihe nk'iki ngiki. Mu buzima turimo bwose Yesu Kristo niwe ukenewe, niwe dushaka, kandi nawe uramukeneye kugira ngo akurengere. N'ubundi aragukunda, n'ubundi aradukunda, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo usobanukirwe yuko ari we mukunzi mwiza ugukorera biriya bidasanzwe, yuko ari we ukurokora mu mfu nyinshi zigiye zitandukanye, yuko ari we ugenda ukurengera mu gihe ukeneye ubutabazi, ukabona ubutabazi burabonetse. Kandi ubu butabazi wabubuze mu bo muziranye, wabubuze ku nshuti zawe, wabubuze ku babyeyi, wabubuze kwa muyomba, ubu bufasha wabubuze ku mwana wawe, wabubuze impande n'impande mu bakomeye muziranye, ugasanga ubufasha urabubuze, ariko ukabona ubutabazi buraje hanyuma. Izi ni imbaraga za Yesu Kristo, ni ubushobozi bw'umukunzi wadukunze kandi mwiza cyane, akaba yaradufatishije imigozi ye, noneho izo ngoyi ze zikadutera natwe kuba imbata ye, tukumva twamukorera kandi tukanamukorera, tukumva niwe tugomba kugenda twamamaza yuko ari we mukunzi w'ukuri, yuko ari we munyembaraga kandi urubashije byose. Imana yacu ishimwe cyane. ngo izo ngoyi ze zaneye kuba imbata ye rwose. Noneho uyu muririmbyi akomeza avuga ati njye nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu muririmbyi yahise amwiyumvamo, aravuga ati njyewe ubwanjye nekereje ibyo ankorera, nekereje ibyo agenda nkorera impande n'impande, n'uburyo agenda mburanira impande n'impande, mu manza zigiye zitandukanye akamburanira, akandwanirira, akamishurira ahantu nakagombye kunyura hazima, inzira mbi akanyereka ko ari mbi sinyinyuremo. Uwo nguwo ngo njye nduwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. None harabinabikura aravuga ati nawe n'uwanjye. Aleluya. Nawe uwo n'uwanjye, ni umukunzi wanjye, yarankunze kandi amenyera buri kimwe cyose, ankorera byose, kandi n'ibyo aneganyiriza ni byiza byose. Uyu muririmbyi yahishuriwe yuko kera hose ataramumenya n'ubundi hari ibyo yamukoreraga. Aravuga ati no mu gihe ndimo mbimenye n'ubundi hari ibyo arimo kunkorera kandi nkabibona. Aranavuga ati no mu gihe kizaza buriya azakomeza bikore. Umuntu wabikoze naramumenya akabikora, maze no kumumenya nabwo akabikora, no mu gihe kizaza nta kabuza azakomeza bikore. Ahita amwiyegurira aravuga ati njye nduwe, noneho nawe n'uwanjye. Imana yacu ishimwe cyane ngo kugeza iteka ryose. Avuga ati iminsi yose yo mu kubaho kwanjye, ku buzima bwanjye bwose nzabaho mu isi, njye nduwa Yesu Kristo kugeza iteka ryose, kandi nawe n'uwanjye. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ku gitero cya kabiri aravuga ati nabonye umukunzi mwiza. Uyu ni umuririmbyi urimo kugenda ubihamya. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguze amu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo nunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Uyu muririmbyi arongera arabyerura, akomeza atangariza abantu, arimo kubaratira uyu mukunzi we. Arongera aravuga ati nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye. Aleluya. Kera yaramfiriye, yemeye yuko hari ibibi bimugeraho kugira ngo njyewe ndokoke, yemeye kuba hari amahwa yamujomba kugira ngo njyewe atanjomba, yemeye gukandagira mu bimene by'amacupa kugira ngo njyewe nayakandagiramo, yemeye yuko yafata iminwa y'intare wenda ikanamuruma ariko njyewe naba ari ngiruma. Uyu mukunzi, uyu muririmbyi niwe wavuze ngo uyu mukunzi kera yaramfiriye.
uyu mukunzi ari we Yesu Kristo yamupfiriye atitaye ku rupfu ari buze kumupfira, kugira ngo aze kumurokora, kugira ngo amupfire, kugira ngo arokoke. Imana yacu ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu cyari kigiye kuza kugutera, nimba hari umuntu wari ugiye nimba ari isasu ryari rigiye kukugwaho, we agahita yitambika akaba ari we rigwamo, aho kugira ngo upfe hagapfa wa mukunzi wawe. Yesu Kristo nibyo yakoze kugira ngo uyu muririmbyi ahereho agira ibyirato no kuba yatangariza abandi yuko afite umukunzi umukunda cyane. Yaravuze ngo uyu mukunzi kera yaramfiriye kandi ngo yaranguze amu bugingo bwe. Imana yacu ishimwe cyane, ngo yaramuguze amuha ubugingo bwe. Umuntu nimba yaramuhaye ubugingo bwe, ubundi ubuzima bw'umuntu cyangwa ubugingo bw'umuntu ni amaraso ye. Ubuzima bw'umuntu bushingiye ku maraso ye. Ruvuga ngo uyu mukunzi yitangiye uyu muririmbyi wari ufite ibyirato ku bandi, avuga ngo njye nabonye umukunzi mwiza. Aravuga ati kera yaramfiriye, yaranguze amu bugingo bwe. Ruvuga ngo yatanze ubugingo bwe. Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe kugira ngo ubugingo bw'uyu muririmbyi bube buzima, cyangwa bw'uyu wari ufite ibyirato. Mbese ku ruhande rwacu twavuga ngo Yesu Kristo yatanze ubuzima bwe kugira ngo twebwe ubuzima bwacu natwe bubeho. Reka nkubwire, ubuzima, iyo ushaka ubuzima utanga ubuzima. Iyo ushaka ubugingo hari ubugingo ugomba gutanga. Ntabwo uzabona ikintu kirenze utatanze amaraso, utatanze ibintu bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba i Golgotha akadupfira, hakamenwa amaraso ye ari bwo bugingo bwe ku bwacu. N'ikimenyimenyi, amaraso ya Yesu Kristo arimo imbaraga zihambaye, nubwo n'ijambo rye ririmo imbaraga zihambaye. Ijambo rye rikora ku rundi ruhande, n'amaraso agakora ku rundi ruhande, noneho byose bikuzuzanya. Ariko aya maraso ya Yesu Kristo yamennye ku bwacu, ni ubugingo bwe yatanze ku bwacu. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yavuze ngo yaranguze amu bugingo bwe. Yesu Kristo yatanze ubuzima bwe kugira ngo ubugingo bwacu cyangwa ubuzima bwacu bube buzima. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iki kintu gitekerezeho cyane. Muri iyi si turimo, mu gihe turimo, iyi si turimo gutambukamo nk'abagenzi, iyi si twese twajemo turabagira ngo tujye ku kigero runaka, tujye ku gipimo runaka, buri wese agaragaze ubushobozi bwe n'imbaraga zo kugira ngo tuzimurirwe mu kindi gihugu cyo mu gihugu cyo mu ijuru. Mbese uzajya urubuhe, uzajya wishyitse mu buhe buryo, mu zihe mbaraga. Ariko kugira ngo uzabeyo ushyitse cyangwa ubashe kwitambukamo, uzabane n'umukunzi wawe cyangwa umukunzi wacu ari we Yesu Kristo, ni ukuba wizeye Yesu Kristo kubw'ubugingo bwe yatanze ku bwacu, ukamwizera, ukizera igikorwa yagukoreye. Ariko nutizera amaraso ye, yuko ariyo yakumenewe, yuko yatanze ubugingo bwe ku bwacu cyangwa yatanze ubuzima bwe ku bwawe, icyo gihe ntago byakunda yuko washyikira ubwami bw'Imana cyangwa washyikira igihugu cyo mu ijuru. Ahubwo uwamwizeye niwe ubasha gukurura izo mbaraga kandi nawe zikamubamo. Imana yacu ishimwe cyane. Yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguze amu bugingo bwe. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo yemeye kwitanga kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima. Imana yacu ishimwe cyane. Ako Yesu Kristo kuko ari umwami kandi ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, abantu natwe hari ikigero turiho kandi gihambaye kiri hejuru. Twahawe ubwenge mu buzima bwacu, mu kubaho kwacu twahawe ubwenge, aduha guhitamo. Iyo ugize kumwemera ukamwizera, nawe uba umuragwa w'igihugu cyo mu ijuru, kandi ndetse uba urokotse urupfu rw'iteka, kandi uba urokotse kurimbuka, kubera ko ubugingo bwawe buba bubaye buzima ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Yakomeje agira ati ngo yaranguza mu bugingo bwe, nawe yaranyihaye. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo yaratwihaye, ntitugapfusha ubusa
aya mahirwe twahawe, nawe ugire kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yatanze ubugingo bwe ku bwanjye n'ubwawe. Imana yacu ishimwe. Ngo nawe yaranyihaye, none ibintu mfite byose nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Imana ishimwe cyane kugeza iteka ryose. Ngo none ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo nunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Aleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ukimara kumva yuko hari icyari kigiye kuguhitana, hari icyari kigiye kukwica, hari irimbukiro wari ufite, hakaboneka uza kukurokora. Tuvuge nimba wari ugiye kugwa mu cyobo, hakaza umuntu akahita yitambika hejuru y'icyo cyobo kugira ngo utagwamo, wowe ugahita urokoka. Ni ukuvuga ngo ubuzima ufite mwako kanya ubukesha uwo nguwo ukurokoye kugira ngo utagwa mu rwobo. Niwe urimo gukesha ubuzima bwawe mu kubaho kwawe, mu buzima ufite, munezero ufite, byose ubikesha uwo nguwo utumye utagwa muri rwa rwobo. Uwo Yesu Kristo niwe waje araturokora urupfu rubi rwari rugiye kuduhitana. Yesu Kristo agiye kubona yuko tugiye kurohama ahantu habi cyane, atanga ubugingo bwe, aritanga we ubwe, yemera gupfa. None ibintu mfite byose nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Kubera iki? Icyagiye nari ndohamye, nari ngiye ngewe wese, n'ibindi byose nari kuzaronka hanyuma nta byakagomba kuboneka. None kuva ndokotse nibyo nabonye hanyuma byose mbikesha uwo nguwo wandokoye. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu muririmbyi avuga ngo njyewe ubwanjye n'ibyo nunze ni iby'uwo mucunguzi. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwo muntu ukurokoye, tuvuge ni wenda n'umuntu musanzwe mugendana mu buzima busanzwe, arakurokoye, wari ugiye kugwa mu cyobo, ahise akiryama hejuru kugira ngo utagwamo ugapfa. Arakurokoye, akiryamye hejuru ntubashije kukigwamo, none ubaye muzima. Aragiye no hirya agushingiye bizinesi, urakoze, urungutse, urabayeho neza nta kibazo. Uragiye, urashatse, urabyaye, uratunze, uratunganiwe, uguze n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, amamodoka, amazu. Ibyo bintu byose wowe ubwawe, ubuzima bwawe ubukesha wa muntu wakurokoye. N'ibyo utunze ubikesha wa muntu wakurokoye kugira ngo ugire ubuzima, ubone fondasiyo yo kuba wabona n'ibindi bintu byose. Ni ukuvuga ngo ibyo utunze nawe ubwawe aba ari iby'uwo wakurokoye. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo nawe yabaye uturokora urupfu rubi, none turiho kandi n'ubuzima tubayemo niwe ubuturindiramo, niwe uturinda ibibi byose twakagiye duhura nabyo akaturokora. Yesu Kristo umugire inshuti nziza. Ibyo utunze rero ntukabigundire, ntukabikomeze, kuko nawe ubwawe si ibyawe, ahubwo ni iby'uwo mucunguzi. Ahubwo wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga, wumve icyo ijambo ry'uwo mukunzi rikubwira. Ibyo ufite n'ibyo utunze byose ni iby'uwo mucunguzi. Ni nayo mpamvu akubwira ati nihaza umushonji umugaburire, nihaza ugusaba icumbi urimuhe, nihaza ukeneye umwambaro ubumuhe. Mu gihe ubifite wabihawe na wa mucunguzi ari wowe yabishyizeho, bitange, kuko yabonye yuko nabiguha ugomba kubitunga kandi ukaba wahaho n'undi. Imana yacu ishimwe cyane, kuko wabiguhaye yakongera n'ibindi. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ubifite ukabona undi ubikeneye ntubimuhe, icyo gihe yazakubaza ati ibyo naguhaye ni njye ubikesha kandi n'ubundi byari ibyanjye, n'ubundi wagahayeho uriye, kandi n'ubundi ubikugenera yakongera n'ibindi. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yaravuze ngo n'ubundi turacyari ku gitero cya kabiri, ngo none ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira. Wumva igitekerezo yahise agira cyangwa n'intego yahise agira muri we. Ibyo afite byose ntabwo akibigundira, ibyo nunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Kuko yaravuze ati nanjye ubwanjye si ndi uwanjye, ahubwo ndi uwo mucunguzi. Ni ukuvuga ngo rero n'ibyo mfite n'ibindiho byose ni iby'uwo mucunguzi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye nimba ndi uwo mucunguzi,
ni mikorofone mfite ubwo yaba ari uwo mucunguzi, ubu ni ipantaro naba nambaye yaba ari uwo mucunguzi, ni ishati nambaye yaba ari uwo mucunguzi, ni isaha nambaye yaba ari uwo mucunguzi, ni impeta nambaye yaba ari uwo mucunguzi. Muri ibyo niyo mpamvu yavuze ati ibyo nunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Yesu Kristo niwe mucunguzi wacu kandi niwe mukunzi mwiza. Yakomeje agira ati ku gitero cya 3, nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru, kumuhanga amaso iteka bizanyiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yarongeye akomeza amutaka atakuye umukunzi nk'uko Yesu Kristo ibyo agukorera birarenze biranahambaye biri ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu yakomeje amutaka aravuga ati nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora. Yesu Kristo nta kimunanira, byose Yesu Kristo abifite mu kiganza cye. Afite imbaraga, ubutware n'ubushobozi n'ubwami ndetse n'ubwe. Niyo mpamvu buri kimwe cyose niwe ukigenga kandi nawe ukiyobora. Noneho uyu muririmbyi yakomeza amutaka avuga ati nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora. Haleluya. Yesu Kristo ntacyo atagushoboreye mu buzima bwawe. N'ikimenyimenyi wowe ku giti cyawe nta kintu wibashirije, nta n'icyo wishoboreye, ahubwo kubaho kwawe kose kuri mu biganza bya Yesu Kristo. Kurya kwawe buri mu biganza by'Imana. Kubera iki? Ibyo ufite hari abantu batabifite. Ahantu uba hari umuntu wifuza kuba yahaba. Abantu ufite cyangwa inshuti ufite hari abifuza nabo kugira inshuti nk'izo ufite. Ariko ibyo byose ntabwo ari wowe wabyihitiyemo, n'amahitamo yawe se. Ugira ngo ni wowe wahisemo aho uvukira? Ntabwo ari wowe wahisemo aha igihugu wakavukiyemo, ntabwo ari wowe wahisemo umuryango wakavukiyemo, ahubwo Uwiteka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi Yesu Kristo nawe niwe waguhitiyemo umukunzi wawe, niwe waguhitiyemo ibikubaho byose kugira ngo abe ari wowe bibaho. Ibyo ufite byose mu bushobozi bw'Imana niwe yabuyoboyeho. Ubu ngubu hari abantu benshi cyane, hari urutonde runini cyane rwifuza kumera uko umeze, gutunga ibyo utunze, kubaho kubayeho, mbese ubuzima ubayeho bwose uko uri. Hari abarimo kubwifuza, hari abarimo kubushaka, ariko ni Yesu Kristo wabikoze, niwe mukunzi wawe, niwe nshuti yawe, niwe wabiguhitiyemo. Uyu muririmbyi rero akomeje amuratura ngo nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu yakomeje anavuga ati ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Sobanukirwa aha hantu. Yaravuze ngo ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Akaga kose yamurindaga ntabwo ari akaga k'ibyo mu isi turimo kubona cyangwa by'umunezero wo muri iyi si. Oya, ntabwo ari byamubwiraga, ahubwo yaravuze ati uyu mukunzi wanjye ndimo kubabwira cyangwa ndimo kubaratira ajya ndinda mu kaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Mbese inkomyi zose zatuma ateshuka kuba umugenzi wo mu gihugu cyo mu ijuru, izo ngizo Yesu Kristo azigizayo kandi agaharanira yuko umukunzi we atava mu nzira. Imana yacu ishimwe cyane. Akaga yavugaga yamurinze, ntabwo yarashetse kuvuga ngo kubera iki abwiriwe, ngo kubera iki atabonye aho kuryama. Akaga yavuze ntabwo yaravuze akaga ko kuba we abandi bose baziranye cyangwa bagendana baba bafite imodoka batayifite. Akaga avuga ntabwo ari ako kuba abantu bagenda bamuvuga amagambo menshi. Akaga avuga ntabwo ari ako kuvuga ngo baramutuka. Akaga yavugaga yamurinze cyangwa murinda ntabwo ari akaga ko kuvuga ngo bamukubita ibiboko yuko abwiriza ubutumwa bwiza. Akaga yavugaga ntabwo ari uko bagiye bamuroha cyangwa mu mazi yuko kubera ko avuga ubutumwa. Ntabwo ari aka kaga yavugaga. Yavugaga akaga gashobora gutuma ubugingo bwe bugwa muri Gehinomu cyangwa ava mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Kubera iki? Umunezero wo muri iyi si ntabwo ari isano cyangwa ufitanye ibimenyetso n'iki no kuba
uri umuragwa w'igihugu cyo mu ijuru. Bishatse kuvuga iki? Muzi Lazaro, umukene witwaga Lazaro, yari umukene uciriritse cyane, kandi ndetse yaryaga n'ibyo muri puberi, yaryaga ibisigarizwa by'abandi bakire by'ibiryo babaga basigaje, utuvungukira tuvuye ku meza, ibyo nibyo muri puberi biciriritse. Ariko yakundaga kubaha Imana, kandi yubahaga Imana, kandi n'Imana imukunda cyane. Kwa Nyamutunzi yabaga ari, kandi hari n'imbwa zo kwa Nyamutunzi zirwa zirigata mu bisebe byiwe, ari wa muntu uciriritse ugenda uboneka hafi aho ngaho utuntu two muri puberi twasigaye by'ibisigarizwa, ibyo baciriyemo, ibyo bakubuye hasi, ibyo ngibyo byose ntamenye uburyo ki byakozwe iyo ngiyo, ariko akaba ari byo yaryaga. Ariko Imana yaramukundaga cyane. Nyuma amaherezo yabo yabaye gute? Iherezo rya Nyamutunzi ryabaye irihe? Iherezo rya Lazaro w'umukene w'umutindi ryabaye irihe? Ku iherezo Lazaro wari uzwi nk'umutindi uciriritse wo hasi mu bwami bw'Imana niwe wabaye igikomerezwa, niwe wabaye uwo hejuru w'agaciro ukomeye. Noneho Nyamutunzi mu isi bishimiraga, babonaga ko ari n'umuntu ukomeye, ari n'umuntu uteye ubwoba ukangaranye mu bwami bwo mu ijuru. Yabaye uciriritse wo hasi cyane mu kigo cy'uko aba uwo hejuru nk'uko mu isi yari uwo hejuru. Ikintu kizirikaneho cyane, kuba mu isi waba ufite umunezero w'ibyo mu isi, atari umunezero ututse ku Mana wahawe n'umukunzi wawe, ntabwo bivuze yuko biraguhesha kuraga ubwami bw'Imana. Oya, si cyo bivuze. Ndetse buriya kubwo kugeragezwa gakeya cyangwa no guhura n'ibigeragezo bike, ushobora kuzaba uciriritse mu gihugu cyo mu ijuru, ku buryo Nyamutunzi yageze n'aho yifuza igitonyanga kivuye ku isonga ry'urutoki rwa Lazaro, ariwe wari umukene utanyweraho amazi mu isi, utajya gusaba ibyo kurya, utajya gucumbika, kuko naho yabaga ari bubone cyangwa afite aho yagucumbikira. Ariko uwo nguwo wari uciriritse mu isi, wagaragaraga nk'usuzuguritse, ariko wakuruye iby'urukundo ari rwo rw'umukunzi we Yesu Kristo, akaruha agaciro, akagira kwemera no kwizera uwamukunze ari we Yesu Kristo, yabaye uw'agaciro mu gihugu cyo mu ijuru, yabaye ukomeye. Uyu muririmbyi rero avuga ngo ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Niko kaga uyu mukunzi yarindaga Lazaro mu gihe yari ari mu isi. Lazaro tugendeye mu byo mu isi, wasanga akaga yari afite mu bigaragara byo mu isi, yari afite akaga kenshi cyane. Mbese urebye mu by'iyi si, Nyamutunzi wari umukire, hari akaga yari afite na kamwe mu byo mu isi? Ntako. Ariko uyu nguyu wari ufite akaga kenshi mu byo mu isi, ariko yararinzwe akaga kamubuza kugenda mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, niwe wabaye uw'agaciro mu gihugu cyo mu ijuru. Usobanukirwa aha hantu, yaravuze ati ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Aka kaga kose yarinzwe mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, ni akaga na Lazaro yagiye arindwa. Iyi nzira turimo ijya mu gihugu cyo mu ijuru irimo ibishashagirana byinshi cyane biturasa impande n'impande, bishaka ko duteshuka ku nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Impande n'impande mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru hari zahabu zishashagirana, zigira ngo ziturembuze kugira ngo tuzirangarire, tudakomeza inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Izo ngizo yizirangariye, ako niko kaga kaba kagutangiriye mu nzira. Ibyo ngibyo ariko yo wagize kwemera Yesu Kristo, ukanamwizera, ukanamwizera yuko ariwe mukunzi wawe ugushoboreye byose, akurinda kaga, ibigushuka, ibikurangaza mu maso, ibyo ubona, abakubwira, abakurembuza impande n'impande muri iyo nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo uteshuke inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Ako niko kaga Uwiteka Imana akurinda, ako niko kaga umukunzi wawe akurinda. Imana yacu ishimwe cyane. Umukunzi wacu ari we Yesu Kristo, wagize kumwemera ukamwizera, akurinda ako kaga kose k'ibyakurangaza, kugira ngo ube byakurangaza ku buryo wahura n'ako kaga kinaha mu isi, bikakubuza inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane bene data. Ahubwo ucunga izamu ryawe neza, urebe nimba nta birimo kukurembuza bikubuza
kwemera no kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, cyangwa bikagutesha inzira, ugasanga birakurangaza, ugasanga ubusambanyi burongeye burakurembuje ngo ngwino ubugarukemo, ugasanga kwiba birakurembuje ngo ngwino wibe. Ibyo byose ni akaga kaguheza ino mu isi, ni kaga kakubuza kugera mu gihugu cyo mu ijuru. Mbese ugasanga amacakubiri arakurembuje, ugiye mu macakubiri, ugasanga mbese urwangano rurakurembuje, rukubujije kujya mu gihugu cyo mu ijuru, rukubujije inzira, rukugumishije mu isi mbi, cyangwa rukugumishije muri rya rimbukiro. Ucunge neza izamu ryawe neza, utaba nawe akaga ko muri iyi si karimo kugukurura, ahubwo ukomeze inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Uzabishobozwa n'iki? N'umukunzi wawe ari we Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane bene data, dukomeze inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Gumya uhanga amaso Yesu Kristo, ni ukubwira ngo dukomeze inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mukunzi wawe ugufasha akaboko. Imana yacu ishimwe cyane. Yakomeje agira ati, kumuhanga amaso iteka binyiza intege nke. Haleluya. Binyiza intege nke. Guhanga amaso Uwiteka Imana bigukiza intege nke. Ka kaga kw'imande n'imande kakurembuza ntabwo kabasha kukurangaza mu gihe uhanze amaso Yesu Kristo umukunzi wawe, kuko ubwiza ni byiza kandi Yesu Kristo afite byose. Ni ukubwira ngo ngwino. Nk'uko mu mutima wa Lazaro wari umukene mu isi, ari umutindi, urya ibyo muri puberi kwa nyamutunzi, urya ibisigarizwa, urya utuvungukira two ku meza kwa nyamutunzi, Yesu Kristo yaramubwiraga ngo komeza inzira, nawe akayikomeza, ari we Lazaro akayikomeza, akamuhanga amaso akayikomeza. Nubwo nshonje ariko ndakomeje, ndi umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nubwo nambaye ubusa ariko ndi umugenzi ukomeje ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nubwo nafite aho kuba ariko ndi umugenzi ukomeje inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Nubwo ndi umushomeri nafite akazi ariko ndi umugenzi ukomeje ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Nubwo mbese ndi umukene uciriritseho hasi, cyangwa ndi uciriritse mu bandi, ariko ndakomeje ndi umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko uyu mugenzi abavuga ngo intumbero cyangwa iherezo ryanjye, ubwo nzagera mu bwami, ubwo nzabanana n'umukunzi wanjye, nzaba uw'agaciro, nawe uhesha agaciro ejo hazaza hawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe cyane. Uyu muririmbyi yakomeje aririmba aravuga ati, kumuhanga amaso iteka bizanyiza intege nke, nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Imana yacu ishimwe cyane. Akomeza aratira abantu. Uyu muririmbyi yuko yabonye umukunzi mwiza, aravuga ati, nabonye umukunzi mwiza, niwe Nyirimbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nta kubaho, nta rupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazananya na Yesu. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Yavuze ati, nabonye umukunzi mwiza, niwe Nyirimbabazi. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo niwe Nyirimbabazi, niwe Nyirimpuhwe, niwe mbese ufite amarangamutima yo kutugirira imbabazi. Akavuga ati, bari baruhamye, akavuga ati bari barimbutse, akavuga ati yaragiye, ariko niwe Nyirimbabazi. Niwe uvuga ati, zana ikiganza cyawe, kandi nawe ubyemere umuhereze ikiganza, kandi umwizere yuko ari wowe kukurokora. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo niwe mukunzi w'ukuri, niwe Nyirimbabazi. Atari umunyembabazi ntabwo wazibona. Imana yacu ishimwe cyane. Buriya imbabazi ni imbabazi Yesu Kristo agira, cyangwa uyu mukunzi agira, ntabwo ari za zindi z'urumamo, ntabwo ari za mbabazi umuntu akubwira ngo nkuhaye imbabazi, yanyura hirya akajya kuvuga amagambo menshi cyane, akongera agahindura ibyo yavuze, ugasanga abiciye inyuma, cyangwa aciye inyuma ajya kuvuga andi magambo. Oya, Yesu Kristo ni umunyembabazi utajya kubyirata yuko yakugiriye imbabazi. Yesu Kristo nugukorera igikorwa najye kubyigamba yuko ari we wakigukoreye. Yesu Kristo nukubabarira ariko najye kuvuga amagambo ngo yakubabariye, ngo yakugiriye gutya. Oya, Yesu Kristo agukoreye ikintu, ni umunyembabazi, ni umukunzi, ntabwo ajya kubyirata, ntabwo ari ukubyamamaza, ntabwo ari nk'inshuti zigukorera ikintu akabigira itangazo ati runaka yo namuvana aha n'aha aba yarapfuye, bati runaka yo namuhesha akazi
ntabwo aba akiriho, runaka yo namufasha gutya na gutya yewe aba amerewe nabi. Yesu Kristo ni umunyembabazi, ntabwo ari nk'abo ngabo bose, ntabwo ari nk'abo ngabo bagukorera ikintu ngo bajye kukigamba bajye kukivuga. Oya, nk'umwenda akavuga ati runaka yo namuhuriye mwenda, yo aba yambaye ubusa, ubu noneho aba yambaye iki? Ntabwo Yesu Kristo ari nk'inshuti mbi cyangwa nk'umunyembabazi babi bo muri iyi si akavuga ati buriya namuha iriya shati ntabwo aba afite icyo kwambara, ati yo namucumbikira ubu ngubu aba ari hehe? Oya, Yesu Kristo ntabwo ari uko ateye. Yesu Kristo ni umunyembabazi. Imana yacu ishimwe cyane, avuze ati nabonye umukunzi mwiza, niwe nyirimbabazi, niwe undengera iteka. Yesu Kristo niwe uturengera iteka. Yesu Kristo atari ukurengeye nta muntu wakurengera. Yesu Kristo atakurengeye muyomba ntabwo yakurengera. Yesu Kristo urengeye ntabwo ababyeyi bawe bakurengera. Yesu Kristo atakurengeye ntabwo umwana wawe yakurengera cyangwa umubyeyi wawe, tante wawe ntabwo yakurengera. Yesu Kristo atari ukurengeye, Yesu Kristo atari ukurengeye ntabwo wabona ukurengera. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Nubikora, nubona ibimenyetso yuko ari we wabikoze, ni imbaraga z'Imana ziba zamuhase, ariko kubw'umuntu we ku giti cye ntabwo yabigukorera. Yesu Kristo niwe uturengera iteka, ngo niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nta kubaho, nta rupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazananya na Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo niwe mujyanama wacu, niwe mujyanama wacu, ntabwo abeshya. Inshuti mbi cyangwa abajyanama babi barakubwira ikintu kugira ngo ugende ukirohamiremo, ariko Yesu Kristo niwe mujyanama w'ukuri kandi ukugira inama, abazi ibyabaye n'ibiriho n'ibizaza. Niwe mujyanama mwiza. Ariko umuntu ashobora kukugira inama ati nyura muri iyi nzira, ako kuko atazi ikiri hirya gatoya ugasanga ya nzira uyiguyemo. Ariko Yesu Kristo niwe uhishuriwe ibya kera n'ibiriho n'ibizaza, mugira umujyanama aba ari ukugira inama, kuko niwe mujyanama wacu. Imana yacu ishimwe cyane. Arongera akomeza avuga ati niwe undengera iteka, nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni byazananya na Yesu Kristo. Ari ibya none n'ibizaza, nta bizananya na Yesu Kristo. Mbese yaravuze ngo nta kubaho, nta buzima wabaho cyangwa nta buzima nabamo, yarashatse kuvuga nta mibereho nabaho yazananya na Yesu Kristo. Naba umukene uciriritseho hasi, naba nafite icyo kwambara, nafite icyo kurya, naba nafite aho kuba bancumbikiye cyangwa nafite n'uncumbikira, nta kubaho kwazananya na Yesu. Arongera aravuga ati nta kubaho, nta n'abadayimoni. Mbese nta n'imbaraga mbi, nta n'izindi mbaraga zindi zose zishobora kunandukanya n'umukunzi. Kubera iki? Wamaze kwemera no kwizera Yesu Kristo, ubu uri mu biganza bye, ubu uri mu biganza bye. Nta zindi mbaraga zabasha kukunyeganyeza, kuko urukundo rw'umukunzi wawe ari we munyembaraga kandi ushobora byose, ufite byose mu buzima bwawe, ari nawe wagukunze kera utaramumenya, ari nawe munyembabazi, ari nawe wagupfiriye. Ntabwo yakwemera ko hari izindi mbaraga zakuvana mu biganza bye. Ntabwo yakwemera ko hari izindi mbaraga zaza ngo zivane mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Yavuze ati nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none, nta bizaza byazananya na Yesu Kristo. Aravuga ati nta n'urupfu rwazananya n'umukunzi wanjye ari we Yesu Kristo. Yavuze ati nta bwoko bw'urupfu nakangishwa rwose kugira ngo rube rwanandukanya n'umukunzi wanjye ari we Yesu Kristo. Nta bwoko bw'urupfu cyangwa ngo ninyishwe ngo yuko ntagira gute nava ku mukunzi wanjye. Ati nutamuvaho turakurasa, ati nutamuvaho nituguha ibyo kurya, nutareka gusenga ntago tuzongera kugukoresha mu kazi, nutava mu gusenga, nutareka ibyo byo gusenga kwawe tuzahita tukwirukana mu muryango, nutareka gusenga. Mbese nukuvuga ngo yaravuze ngo nta n'urupfu,
rwazananya n'umukunzi wanjye Yesu Kristo. Ntihagire ubuzima bwose wabamo, ntihagire ubwoko bw'urupfu bwose wabona rwagutera ubwoba kugira ngo rugukure kuri Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Ntihazagire ugutera ubwoba ntihazagire ugutera ubwoba ngo akubwire ngo nutava mu gusenga ntabwo ndi buguha akazi. Imana yacu iturengera. Ati nutareka gusenga ntabwo tuzongera kuguha ibyo kurya. Ati nutareka gusenga ntabwo tuzongera kuguha lifuti. Nutareka gusenga iriya modoka nzayikwambura. Ariko birakwiye ko bene data mu gihe turimo tugira guhamya Imana yacu, kandi ni umukunzi wacu Yesu Kristo. Kandi ukomeze gusenga kuko nta buzima wabamo, nta n'ubwoko bw'urupfu runaka wakangishwa kugira ngo ureke umukunzi wawe. Mbese nta bya none, nta biriho by'ubu ngubu, ndetse nta n'ibizaza byakwiye kugutandukanya na Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane bene data. Iyi ndirimbo naha tuyisubikiye mu kiganiro Sobanukirwa. Tuzakomerezaho no ku zindi, kandi ukore subscribe mu gihe utarayikora, kandi ukore share woherereze n'abandi. Habeho gusobanukirwa no gusangira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana ijye ibaha umugisha. Reka dusenge Imana kubw'iki kiganiro twari turimo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye Data wa twese ko wadukunze tutanakuzi, kandi tunakumenya ukomeza kudukunda, kandi uzakomeza kudukunda. Kandi tugushimiye yuko wadupfiriye. Turongeye turagushimiye yuko uri umunyembabazi. Turagushimiye yuko utajya udutererana. Tugushimiye yuko utajya utureka iteka. Tugushimiye yuko udukiza akaga kose. Tugushimiye yuko Data wa twese uri mu ijuru turwanirira mu buzima bwose tunyuramo. Gumye utwambika imbaraga kandi udushoboze, kandi Uwiteka Imana tuzashyike mu gihugu cyo mu ijuru amahoro. Tuzabane n'umukunzi wacu Yesu Kristo. Ngo wowe bana n'uyu wumvishe iki kiganiro, reka imbaraga zawe zimubonekeho, kandi afashe umwanzuro wo kwemera no kwizera Yesu Kristo ngo mubere umukunzi, kandi kugira ngo adateshuka mu nzira atagira ibimurembuza bindi. Data mukomeze umwambika imbaraga. Kubaho kwawe Data n'imbaraga zawe bigumye bibe muri we, ukorere muri we, naba ari gukora kubwe ahubwo akore kubw'imbaraga zawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.